Turi ku ya 23 Gicurasi 1934. Ni igitondo cyiza rwose hano muri Louisiana. Uraranganyije amaso urabona ibintu byose biri kugenda rwose, muri make nta gikuba cyacitse. Ariko ku rundi ruhande hari ahantu hahiye nkuko mujya mubivuga. Ku muhanda muremure uri iruhande rw'umujyi muto wa Salis, hari ikipe y'abapolisi bahagaze nkaho hari umuntu cyangwa abantu bategereje. Aba bategereje nta bandi uretse abanyabyaha bari gushakwa cyane kurusha abandi bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bateguye umutego ukomeye cyane kugira ngo baze gufata couple yazengereje abantu ari bo Bonnie and Clyde. Inkuru ya Bonnie na Clyde iratangaje cyane. Ni amabandi ruharwa y'abambuzi ndetse n'abicanyi. Bakagira ubuhanga budasanzwe mu gutoroka polisi, kuko babikoze incuro amagana. Nako bazenguruka igihugu, biba abantu, byose bakabikora, nako bigarurira imitima n'imitwe y'abanyamerika. Polisi rero kugira ngo ibashe kubafatira mu gatego byasabaga ko ibikora ibatunguye. Iminsi mbere y'uko babatega bamenye amakuru y'uko iyi couple igiye kuza ku nzu y'inshuti yabo Iverson Metvin. Aya yari amahirwe akomeye cyane kuri polisi yo gufata iyi couple batabikeka. Ndetse niyo mahirwe agaragara urebye polisi yari ibonye mu myaka 2 bari bamaze babiruka inyuma. Abapolisi bari bafite umupangu woroheje cyane. Babashije kumvisha wari inshuti yabo Iverson Metvin ko yabatiza imodoka ye. Ubundi abapolisi bakayiparika iruhande rw'umuhanda, umuhanda bari bazi ko Bonnie na Clyde bari bucemo, ku buryo nibabona imodoka y'inshuti yabo bari bugira amatsiko bagatangira kugenda gake, akaba ari nabwo abapolisi bari bubagwe gitumo. Ibintu byose byagenze nk'uko bari babipanze. Abapolisi baparitse imodoka iruhande rw'umuhanda mu gihe abandi 6 bari bihishe mu bihuru byari biri hafi aho. Ndetse nk'uko bari babiteganyije, Bonnie na Clyde barahasesekaye mu modoka yabo. Bakibona ya modoka y'inshuti yabo batangiye kugenda gake bareba mu kirahuri. Ibi ni byo abapolisi bari bakeneye. Icyakurikiyeho babaminjiriyemo urufaya rw'amasasu atagira ingano, ku buryo ari gukeka ko ako gace kari kuberamo intambara karundura. Imodoka ya Bonnie na Clyde yarashweho amasasu agera mu 130. Ndetse iyi couple yahise yitaba Imana ako kanya. Bonnie yapfuye afite mu ntoki umugati wa sandwich yari ari kurya. Bose bari bafite imbunda mu ntoki, ariko nta n'umwe muri bo wabonye amahirwe cyangwa umwanya wo kuba yayiterura. Nk'uko bigenda kuri benshi mu banyabyaha, iyo bamaze kwicwa inkuru yabivugwa nk'icyumweru ubundi igahita izima. Ariko kuri Bonnie na Clyde ho ntago ariko byagenze. Igihe inkuru yari imaze kuba kimomo ko bishwe, abantu amagana bahise batangira kubyigana ngo bajye kureba iyi modoka bari barasiwemo. Habaye akavuyo gakomeye cyane. Abantu amagana n'amagana bashagaye bareba iyi modoka, dore ko n'imirambo bari bayirekeyemo. Byateje akavuyo cyane ku buryo hari n'abagendaga bakata ku misatsi yabo ndetse bakanaca imyenda yabo nk'ikimenyetso cy'urwibutso, ndetse hari n'uwagerageje guca ugutwi kwa Clyde. Biratangaje cyane uburyo nta muntu witaye ko bari abicanyi bazengereje amabanki, bakiba imodoka ndetse bakica n'abantu bagera kuri 13. Abantu benshi bitabiriye ikiriyo cyabo ndetse baranabunamira. Ndetse dore n'ubu imyaka 100 igiye kugera inkuru yabo ikivugwa. Amafilime, indirimbo, ibitabo, amavideo menshi yo kuri YouTube yagiye abavugaho. Ndetse na ya modoka yabo barasiwemo ikurura ba mukerarugendo batagira ingano aho iherereye mu mujyi wa Las Vegas. Abantu benshi bemeza ko ikintu cyatumye bamamara cyane ndetse abantu bakabashamadukira cyane nuko batangiye gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwo ubukungu bwarimo guhungabana cyane bikabije. Aha byibuze umuntu umwe mu bantu 4 nta kazi yari afite. Iyo abantu rero babaye abashomeri batangira gushaka ikibahuza. Ibi byahise bihura na Bonnie na Clyde, ubundi baramamara koko. Ndabizi ko benshi muri mwe mutari muzi inkuru ya nyayo ya Bonnie na Clyde, uko yagenze ndetse nuko yaje kurangira. Icyo nabizeza nuko iteye amatsiko cyane. Mukomeze kubana nanjye muri iyi video kuko ndayivuga yose uko yakabaye. Nge muri kumwe ndi Kayira intwari Bertrand. Iyi ni SOBANUKIRWA kuri Visual Radio. Ndetse no kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand. Ntibagirwe gukora like na subscribe
kuko kutabikora ni ugutangwa. Ubundi mbere y'uko batangiza imidugararo yose bagatangira kwiba no kwica abantu, bari abana nk'abandi, bari Bonnie Parker ndetse na Clyde Barrow. Bonnie na Clyde bose baciye mu buzima bugoye cyane. Bonnie yavutse mu 1910 mu mujyi wa Rowena muri leta ya Texas, ndetse aba ari naho akurira, aho yabanaga n'ababyeyi be, musaza we mukuru ndetse na murumuna we. Ubuzima urebye ntacyo bwari bubatwaye cyane kugeza igihe papa wabo yaje kwitaba Imana ubwo yari afite imyaka 4. Kubwo kubura amahitamo, umuryango wa Bonnie wimukiye muri karitsiye ikennye cyane mu mujyi wa Dallas bitaga Cement City, aho babanaga na nyirakuru. Nubwo iwabo bari bafite ibibazo byinshi, ariko Bonnie yari umwana witonda, wari umuhanga mu ishuri ndetse agakunda cyane ubusizi n'ubuvanganzo. Ibi bintu yarabikundaga cyane, ndetse nubwo yakoraga ubugizi bwa nabi yajyaga acishamo akandika ibisigo ndetse n'amafilime. Bonnie kandi yakundaga umuziki cyane ndetse agakunda no kubyina. Yajyaga nitabira amarushanwa y'impano yaberaga ku ishuri aho yigaga. Bonnie kandi yakundaga filime cyane, ku buryo yajyaga abwira inshuti ze ko hari igihe kizagera akaba icyamamare. Mu rugendo rw'isaha uvuye aho Bonnie yari atuye muri Cement City, ni naho Clyde, umusore w'umubyiruka rwose, nawe yari atuye, ariko we mu gace ke ntabwo yari azwi neza. Clyde yavukiye mu mujyi wa Toreko muri Texas mbere y'umwaka urengaho gato y'uko Bonnie avuka. Clyde Barrow ni umwana wa 5 mu bana 7 bavuka mu muryango ukennye cyane w'abahinzi. Hari igihe cyageze amafaranga arabashirana neza ku buryo bamaze amezi baba muri cya kigare gikururwa n'indogobe, ndetse bahimuka bajya kuba mu itente. Clyde yari afite imyaka 12 ubwo umuryango we warekaga iby'ubuhinzi ukimukira mu burengerazuba bw'umujyi wa Dallas, aho papa we yafunguye agasitasiyo ka essence. Kimwe na Bonnie, Clyde nawe yatangiye gukunda umuziki cyane akiri muto, ndetse yiyigishije gucuranga igikoresho cy'umuziki cya saxophone ndetse na gitari. Ariko we mu ishuri yari umuswa cyane, bitandukanye na Bonnie. Mu ntangiriro Clyde yari wa mwana unyuzura abandi, imico yari yarigishijwe na mukuru we Buck. Aba bavandimwe batangiye kujya banakorana ibyaha byoroheje nko kwiba amafaranga make gutyo. Ariko nyuma baje kuva mu ishuri, ubundi noneho baba abanyabyaha ruharwa, aho batangiye kwiba amamoto, amamodoka ndetse bakanakora ubwambuzi bwitwaje intwaro. Mu 1926 ku myaka 17 gusa, Clyde yatawe muri yombi ku nshuro ye ya mbere. Iki gihe Bonnie nawe wendaga kuzuza imyaka 16, yiteguraga gushyingiranwa n'umusore biganaga witwa Roy Toton. Aba bombi bari bamaze igihe gito bavuye mu ishuri ngo bikorere ubukwe. Amakarita yaje kongera kwicanga. Bonnie atangira kwiyumvamo Clyde bari barahuriye ku nzu y'inshuti yabo. Umugabo wa Bonnie yamaze hafi umwaka adakandagira mu rugo. Ibintu noneho byaje guhumira ku mirari ubwo uyu mugabo we Roy Toton yafungwaga azizwe ubujura. Bonnie na Roy ntibigeze bahana divorce, ariko kuva iki gihe Roy yafungwa ntibongeye kubonana ukundi. Kubw'amahirwe Bonnie yahise ajya kubana na nyirakuru, ndetse anabona akazi k'ubuseriveri kugira ngo abashe kubona udufaranga two kwifashisha. Muri iki gihe cyose, ibihe byose yagendaga anyuramo byose yabyandikaga muri agenda ye, kuko irungu ryasaga nk'irimaze kumwica. Ibi bintu akaba yarabihuriyeho cyane na Clyde. Uko bakuraga aba bombi niko bageragezaga kuba bakubakana ubuzima bushya kandi bwiza. Izi nzozi zabo n'imipango bari bafite ntibabonye uko babishyira mu bikorwa, kubera ko hahise haduka icyiswe The Great Depression. Iyi Great Depression urebye yaranzwe n'izahara rikomeye ry'ubukungu, urebye ni nayo yahise iba intandaro yo kwinjira mu buzima bw'ubwambuzi bw'iyi couple. Izina Bonnie na Clyde ritangira kwamamara gutyo. Great Depression yashegeshe bikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iri zahara ry'ubukungu, Bonnie yabuze akazi ke yari afite ko guseriva, ndetse ubuzima butangira kumubana bubi. Bonnie wari ufite imyaka 19 icyo gihe ubwo yari ku nzu y'umushuti we, nibwo Clyde wari ufite imyaka 21 icyo gihe yinjiye muri iyi nzu, abaribwa aba bombi babonana ku nshuro ya mbere. Bonnie na Clyde bahise bahuza cyane kubera basaga nk'abasangiye intego imwe mu buzima.
bose bakundaga ubuzima bw'iraha cyane, batitaye ngo bafite amafaranga cyangwa ntayo bafite. Muri make bakundaga ubuzima bwa gikongomani. Ariko kubera ububandi bwa Clyde, umubano wabo watangiye kuzamo kidobya nyinshi. Mu byumweru bya mbere nyuma y'uko bombi bahuye, Clyde yagiye afungwa incuro nyinshi, ashinjwa ibyaha bitandukanye nko kwiba imodoka ndetse n'ubundi bujura. Clyde yajyanywe gufunga imyaka 2 muri gereza ya Eastland Prison Farm. Bitandukanye nuko Clyde yabitekerezaga, Bonnie yemeye kumutegereza kugeza afunguwe, ndetse uburoko busa nkaho butahungabanyije bikomeye umubano wabo. Bonnie yabonaga uburoko nka kidobya mu rukundo rwabo, kandi kagomba kubukura mu nzira, ndetse inzira nziza yo gukora ibi ko ari ugucikisha Clyde muri mabuso. Umunsi umwe ubwo yari yamusuye, Bonnie yabashije kwinjiza imbunda ayiha Clyde. Ibi byaramworoheye cyane kubera ko uburoko bw'iki gihe nta koranabuhanga rihanitse nk'amakamera cyangwa ibindi bikoresho bari bafite ngo bibashe gucunga umutekano. Mu burasirazuba bw'iyi gereza aho Clyde yari afungiye hari hameze nko mu ifamu neza neza, ku buryo utari gukeka ko hari gereza, ku buryo imbunda yari ihagije kugira ngo abashe kuba yacika byoroshye ndetse anatorokane na zimwe mu mfungwa. Ku bw'amahirwe make nyuma y'icyumweru batorotse, barongeye barafatwa. Kuri iyi nshuro noneho ku myaka bari barabakatiye, bongeyeho indi myaka 14 yo gukora imirimo ivunanye. Ibaho guca intege Clyde, ahubwo byamwongereye imbaraga zo gushaka gukomeza gutoroka cyane. Mu gihe yari afungiye muri gereza yagiye yicwa n'inzara, agakubitwa n'abacungagereza, ndetse hari n'amakuru avuga ko yaba yaranafatwaga ku ngufu n'izindi mfungwa. Ku bw'amahirwe bidaciye kabiri, mama wa Clyde yabashije kumvikana n'umucamanza ku buryo yemeye kumuha imbabazi. Clyde ni nkaho yari yongeye guhabwa amahirwe yo kwisubiraho, ariko haje kuvuka ikindi kibazo. Ubwo Clyde yavaga muri gereza yari yaramaze kwishyira mu mutwe ibintu bitatu. Yemeraga ko akunda Bonnie paka, yari abizi ko atazahagarika burundu gukora ibyaha, ndetse akavuga ko yakemera akanapfa aho gusubira muri gereza. Ntibyigeze bitwara Clyde igihe kinini ngo yongere asubire mu mabi yakoraga, ahubwo nubwo yari yarajyanywe muri gereza yayisohotsemo ari umunyabyaha ukomeye kurusha uko bari baramufunze ameze. Kubera n'izahara rikomeye ry'ubukungu, abasezererwaga muri gereza urebye nta n'amahirwe menshi y'akazi bari bafite. Aha Clyde yiyumvishaga ko kwiba ndetse no kwambura ari nko kwisubiza ibyo agombwa. Yasaga nk'uri kwihorera kuri leta yari yaramushyize muri gereza ngo aboreremo. Clyde yatangiye gushyira hamwe agatsiko k'amabandi ndetse n'abajura, baje no kwamamara cyane ku izina rya Barrel Gang. Ibi kandi ubwo yabikoraga byose yabaga ari kumwe na Bonnie amuri iruhande, kubera ko ngo Clyde ntiyabashaga kubaho atamufite iruhande. Ibi rero byabaye itangiriro ry'ubujura bwabo bwamamaye cyane, aho bibaga amasitasiyo ya lisanse ndetse n'amaduka mato mato kugira ngo babashe kubona ikibatunga, kugeza muri Mata 1932 ubwo bumwe mu bujura bwabo bwagendaga nabi. Clyde yabashije kwiruka acika polisi, ariko Bonnie we yarafashwe ashyirwa muri gereza amezi hafi 2. Bitewe n'imiburanishirize y'icyo gihe, urukiko rwizeraga ko umugore adashobora kwifata ngo ajye kwiba ahantu ntawe bimuhatiye. Ibi byaje no gutuma Bonnie ahita afungurwa byoroshye, ndetse asohoka muri gereza ahita asubira kwa Clyde umukunzi we. Ubundi mbere abantu ntibabyitagaho ukuntu Bonnie na Clyde bazengurukaga ahantu hose biba amaduka mato mato. Ibi rero byaje guhinduka mu mpeshyi y'1932. Clyde ndetse n'umwe mu bagize agatsiko k'amabandi ke ubwo bari bari muri Oklahoma, bitunguranye baguwe gitumo n'umusherifu ndetse n'umwunganizi we. Nta kujijinganya, Clyde na mugenzi we bahise barasaba abasherifu bombi barabica. Noneho Clyde ahita ahinduka uwishe abashinzwe umutekano. Icyaha cyari gikomeye cyane mu bucamanza bw'icyo gihe. Ibi byahise biba itangiriro ry'ubuzima bwo kwiruka bwa Bonnie na Clyde. Mu myaka 2 yakurikiyeho baramamaye cyane kubera ukuntu bari bakurikiranyweho icyaha gikomeye, ariko polisi yarananiwe kubafata. Buri gihe habaga habura gato ngo bafatwe, ariko bakabasha gucika. Ibi bigatuma noneho igikundiro cyabo mu bantu gikomezaho kwiyongera.
Mu mwaka wakurikiyeho izina Bonnie na Clyde ryari rizwi na buri umwe. Muri Mata 1933 abapolisi bavumbuye imwe muri apartema byakekwaga ko ariho aba bombi ndetse n'agatsiko kabo bari bihishe. Iyi apartema barayizengurutse ubundi bayirasaho urufaya rw'amasasu. Nubwo hari amasasu menshi ari kuraswa buri hamwe, Clyde yabashije kujya mu modoka ayisohora mu igaraje ubundi aratoroka. Muri apartema polisi yasanze inyandiko nyinshi zari zuzuyeho imivugo ya Bonnie ndetse n'amascript menshi ya filime, amafoto yabo ndetse n'amagambo yaje kwamamara hafi ikinyejana cyose. Izi nyandiko zose zasaga nk'izivuga ku nkuru yabo, abanyabyaha babiri bagiye mu rukundo bahanganye n'isi. Amafoto yabo polisi yarayafashe iyakwirakwiza mu binyamakuru hafi ya byose, kugira ngo byibuze buri muntu wese ubabonye ahita bamenya. Ibi uko polisi yabikoraga ikwirakwiza amafoto y'aba ahantu hose, niko ahubwo byakomezaga kubagira ibyamamare kurushaho. Bitunguranye ifoto ya Clyde asa nk'uteruye imbunda ndetse na Bonnie afite isigara mu kanwa yashyizwe hanze mu binyamakuru, noneho abantu barayakunda bidasanzwe. Iyi couple yarakunzwe bidasanzwe kubera yakoraga ibyo abantu benshi bananiwe. Muri make bari bameze nka Robin Hood, usibye ko bo nta bakinnyi bafashaga, ariko ubu bwamamare bwabo ntibwamaze kabiri. Bonnie na Clyde ntibajijinganyaga mu kwica abantu iyo babonaga hari impamvu yo kubikora, ariko nanone ntabwo bakundaga kubikora gutyo gusa. Uwo barasaga yari wa muntu babonaga ko ashobora kubabangamira cyangwa akabagira mu nzira cyangwa agatuma bajya muri gereza. Mu bihe byose aba bombi bagiye bacanamo, ntibigeze birengagiza ko ibyo bakoraga batazabibamo igihe kirekire. Ndetse hari imwe mu mivugo Bonnie yanditse yagiraga iti: ntabwo batekereza ko bakomeye cyangwa bataye umutwe, barabizi ko buri gihe itegeko ritsinda. Bagiye baraswaho ariko ntibigeze birengagiza ku rupfu aricyo gihembo cy'ikibi. Umunsi umwe bazagira hasi icyarimwe, ndetse umwe ashyingurwe iruhande rw'undi. Kuri bamwe kizaba ari ikiriyo, ku mategeko azaba ari ukwiruhutsa, ariko ni urupfu rwa Bonnie na Clyde. Byari bimeze nk'aho Bonnie yabonaga ibizababaho. Ikitarabashije kubaho nk'uko yari yarabyanditse ni uko buri umwe azashyingurwa iruhande rw'undi. Ku munsi utarabahiriye aba bombi batezwe mu nzira bararaswa baricwa, ubwo bari bagiye gusura inshuti yabo. Ubwo abantu bose bigaragambyaga bashaka gukora ku mirambo yabo, abantu ntibababonagamo abanyabyaha ruharwa. Bonnie ntiyari afite uburebure bwa metero 1.5, Clyde nawe akagira hafi ibiro 60. Bari bato haba mu myaka ndetse no mu gihagararo, ndetse iyo witegereje ukareba usanga harabayemo gukabya mu nkuru yabo. Burya aya mafoto yasohowe mu binyamakuru bivuga ko bari bayifotoje babipanze, atari uko bari bameze mu buzima busanzwe, kuko Bonnie burya ngo ntiyanywaga itabi, ndetse Clyde nawe yari amaze igihe kirekire atekereza ku guhagarika ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi. Ukuri ni uko nta n'umwe muri bo wigeze akunda ubuzima bwo guhora biruka, kuko ngo byari bikomeye, ari bibi kandi binateye agahinda. Bamaze iminsi amagana biruka ndetse batabasha no gusinzira ngo baheze. Batunzwe na sardine igihe kirekire kubera ko nta bindi biryo babashaga kwigondera. Kugira ngo bakarabe byagomberaga kujya mu migezi, ndetse nta na rimwe bigeze bumva batekanye. Iyi couple burya ngo nta nubwo bari abahanga cyane mu kwiba amafaranga, ndetse ntibigeze barenza 5 cy'amadolari mu mafaranga yose bibye. Ndetse hari naho bageraga bakiba amadolari 80 gusa. Ariko iyi ntago ariyo nkuru ibinyamakuru byashatse gutangaza, kubera ko ngo idacuruza. Ibintu byatumye na nyuma y'urupfu rwabo inkuru yabo ikomeza kuvugwa cyane. Iyi couple urebye yageze ku bwamamare bifuzaga, ariko biza mu buryo nabo ubwabo batateganyaga. Ngayo nguko rero ngiyi inkuru ya Bonnie na Clyde. Inkuru benshi mwumvaga bayiririmba mu ndirimbo cyangwa bakayivuga mu mafilime, ariko ntimumenye uko yagenze kuva mu ntangiriro kugeza mu iherezo. Wakoze wewe wabanye nanjye muri iyi video, ndi mwari muri kumwe ndi Kayira intwari Bertrand. Iyi yari Sobanukirwa kuri Visual Radio ndetse no kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand. Ntiwibagirwe kandi gukora like na subscribe
kugira ngo n'izindi video nziza nk'iyi zijye zikugeraho byoroshye. Amahoro.